dukomeje ijambo ry'Imana turiho turaganira mu bihe by'iminsi ya nyuma, tunabyerekana nanone no kuvuga Bibiliya iravuga ngo ubwo wa munsi urushaho kwegera turusheho guterana kwera, turusheho kugira relation, ubusabane na bene data abo tuzasangira iteka ryose. Hari abo mwamuro murasangira inzoga ubu wenda mu kabari, abandi mugasangira brochette, ariko abo mukaba mutazasangira iteka ryose, kereka niba uhitamo kuzasangira nabo gehinomu. Rero ariko abo dusangira ukuri ko kwizera, reka tubanze twumve, amaso yacu yongera arebe yuko Yesu aza vuba, ibitekerezo byacu, umwuka, ubugingo n'umubiri byongere byakire yuko Yesu aza vuba, bityo twegerane, twongere dusabane, twongere dusubire mu nzu y'Imana, twongere tuyikorere mu mbaraga z'ububasha bwayo. Nanone n'abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi abo ngabo akaba ari abavandimwe bacu, nabo tubabwiriza ubutumwa bwiza. Uyu munsi nahisemo kuganira ijambo ry'Imana nise gehinomu, umwandu w'abanyabyaha. Gehinomu, umwandu w'abanyabyaha, cyangwa reka tuvuge gehinomu turaza kwiganiraho, gehinomu umwandu w'abanyabyaha. Reka nsome amagambo y'Imana mu Byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, hanyuma dukomeze kuganira. Ubushize twaganiriye ijuru, uyu munsi ndashaka ko tuganira gehinomu umwandu w'abanyabyaha. Gehinomu umwandu w'abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, ngo afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ariwe Satani, aricyo ya nzoka ya kera, ngo ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Reka nihute, mwebwe nimubishobora muzasome iki gice cyose, somo umurongo wa 14, ngo urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi turashaka kuganira ijambo gehinomu, umwandu w'abanyabyaha. Nahisemo gukoresha ijambo gehinomu mu buryo bwihariye kugira ngo dusobanukirwe gehinomu itandukaniye he n'ikuzimu, itandukaniye he n'urupfu n'ibindi binyuranye. Gehinomu, wenda ntangira gusobanura gehinomu icyo ari cyo. Bundi mu buzima busanzwe ijambo gehinomu cyangwa gehena muri Isiraheli hari ahantu usohotse i Yerusalemu bajugunyaga ibishingwe byose. Ni ukuvuga ngo ibishingwe iyo babikuraga mu mujyi bakabijugunya, nk'uko abari i Kigali dushobora kuvuga tuti wenda sinzi niba nuba ariho bakijugunya ibishingwe, aho hari Nyanza ya Kicukiro bagafata ibishingwe akajya kubijugunyayo byose, iby'umujyi wose. Aho hantu hitwaga gehinomu. Nanone kandi gehinomu mu gihe cya kera hari ahantu bajugunyaga imirambo yose y'abantu bapfuye, dufate ku rugamba, bakaza bakabajugunya ahantu hamwe, bitewe barangiza either bakashyiraho ubutaka cyangwa bagatwika, kugira ngo aho ngaho ariho bajugunyaga imirambo. Niryo jambo Bibiliya yakwisemo gukoresha isobanura reka mvuge ngo inyanja yaka umuriro n'amazuku. Ni ukuvuga ngo hazaba ari gehinomu, hazaba ari pubere, aho bazajugunya abanyabyaha, abatarigeze kwizera Kristo, no kujugunya umwanzi. Aho ngaho nyine ariho hiswe gehinomu. Gehinomu ni ijambo rifite impuzanyito nyinshi muri Bibiliya. Ndakoresha ebyiri. Ya mbere ni uko Bibiliya twasomye ku murongo wa 14 bahita
inyanja yaka umuriro n'amazuku. Inyanja yaka umuriro n'amazuku. Abarokore bakunze kuvuga ngo bazajugunywa, abanyabyaha bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Gehinomu nanone ni rwo rupfu rwa kabiri. Ni ukuvuga hari urupfu rw'umubiri, hari urupfu rwa mbere umubiri upfa kubera ko tubaho rimwe, hanyuma tugategereza urubanza. Kuko umuntu apfa rimwe, niko biri tubwira, ngo hanyuma ibisigaye agategereza urubanza. Urubanza niruza ubwo umwami Kristo nako Imana Data yicaranye n'abera, azacira abera bose imanza zabo. Uzagaragara nk'utari muri cya gitabo cy'ubugingo, akaba yarabaye inkozi y'ikibi, uwo ngo niwe uzajugunywa muri Gehinomu. Uwo niwe uzajugunywa mu rupfu rwa kabiri, ari rwo rupfu rw'iteka. Nawe hano muri iyi minsi cyangwa muri ibi bihe isi turimo, niba hari ikintu kigoye kuvuga muri iyi minsi kandi bigoye no kubyumva mu matorero ya Gikristo, ni ijambo Gehinomu cyangwa ni umuriro, nuko abantu bazajugunywa mu muriro. Ibyo bintu cyangwa ni urubanza. Kubera iki? Abateolojiye benshi batangiye kuvanga, batangira no gukina n'ubwonko bw'abantu, bagerageza kuba abafilozofi ndetse n'amarangamutima, batangira kubasobanurira mu buryo bw'ikinyoma imana yabo. Bakavuga ngo biragoye guhuza Imana ikunda, Imana ica imanza zitabera, Imana y'imbabazi nyinshi. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Noneho kubihuza n'igihe hazabaho imperuka, Imana ikarimburira amamiliyari n'amamiliyari y'abantu muri Gehinomu, mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ntibabashe kubihuza, akavuga bati ariko se Imana y'imbabazi ibasha kujugunya abantu muri Gehinomu? Ndetse bakabyigisha benshi, bakabiganiriza benshi. Umutima wabo ari nko kuvuga ngo Imana yabo, Imana yacu, ese niyo ya Mana twavuze y'imbabazi? Niba igira imbabazi, igitondo kimwe izabyuka ivuge ngo mbagiriye imbabazi mwese. Hari umuntu wigeze kwandika akantu kuri social media, aravuga ngo ibaze ngo Imana ngo ku munsi w'imperuka ngo ihagaze mu kirere hejuru, yarangiza igahita ivuga ngo narikiniraga, ngo narikiniraga, nta muriro wabagaho, kwari kugira ngo ndebe ukuntu mwifata, ariko ubundi ndi Imana y'imbabazi, narikiniraga. Well, ngiye kubabwiza ukuri, jyewe iyo siyo Mana nizeye. Muzi impamvu? Bibiliya ivuga ngo yashyize hejuru ijambo ryayo kurusha izina ryayo. Niyo yakwitwa Imana y'inyembabazi, ndagira ngo mvugire ijambo, ni Imana y'inyembabazi, uko niko kuri. Ariko Imana y'imbabazi tuzi muri Bibiliya ni nayo Mana mucamanza, ni nayo Mana izaca urubanza ku munsi wa nyuma, kuko yabyivugiye mu byanditswe byayo byera mu kanwa k'abahanuzi. Kristo ubwe arabihamya. Reka mbabwize ukuri, nta muntu n'umwe udahamya yuko ikuzimu habaho. Kambivugennye, ari ijuru ubwaryo rirabihamya mu kanwa ka Kristo no mu ijambo ryayo, ari mu byahishuwe n'ahandi hanyuranye dushobora kuza gusoma. Nanone ari na Satani n'abadayimoni be barabihamya. Ese muribuka wa munsi ubwo Kristo yaraje ariho arasengera wa muntu wari utewe n'abadayimoni, ngo yamenaga n'iminyururu ndetse agakubita abantu, wari uri mu marimbi. Muribuka ukuntu abadayimoni ubwabo bamuvuyemo bavuga bati mbese iki nicyo gihe cyo kuduciraho iteka? Mu yandi magambo, n'abadayimoni barabizi, n'abadayimoni bazi neza yuko hazabaho igihe cy'urubanza rw'iteka. Mu yandi magambo, abadayimoni barabizi, barabibwiwe n'Imana. Imana ubwayo irabivuga, irabihamya, yaduhaye n'ijambo ryayo. Rero sentimentalisme izanwa n'abateolojiye bo mu minsi ya nyuma, Bibiliya ivuga ngo bazajya bigisha ibihwanye n'irari ry'abantu, ntabwo ari byo bikwiriye kudukura mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Bibiliya ndetse hariho benshi bagiye bandika. Natangaye ndiho ndakora ubushakashatsi, umuntu umwe wanditse igitabo ngo cyitwa Erasing Hell,
Erasing Hell cyangwa gukuraho ikuzimu cyabaye igitabo cya gatatu cyasomwe cyane muri New York Times, New York Times. Cyabaye igitabo cya gatatu cyasomwe cyane, kandi uwo ntabwo ari umuntu uciriritse, ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa kandi n'umuteoloji wize teoloji. Mu yandi magambo ariho arerekana yuko ikuzimu ntihabaho. Hari abakozi b'Imana, hari abitirirwa izina ry'Imana muri iyi minsi bariho barigishwa ibyo. Nibo bantu benshi bariho baravuga ibyo ngibyo. Uyu ni umwanya wo kugira ngo tugaruke ku ijambo ry'Imana. Ndifuza ubu turiho turaganira ngo mvuge ibintu bigera muri 5 byonyine, aharaho nitugera amahirwe tuzongera tuganire ikuzimu, kuko kwiga ikuzimu ni byinshi bibiri bivugaho, ariko reka mvugemo bike uko ari 5. Icyambere, Bibiliya iratubwira ngo abavuga bose ko ari abana b'Imana siko bose bazajya mu ijuru. Icyambere, abavuga bose, abarangurura ko ari abana b'Imana siko bose bazajya mu ijuru. Mureke dusome gato muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Mufashe tuhajye duse nk'abahumva. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Amen. Mufashe duse nk'abareba hano ibintu bibiri. Bibiliya iravuga ngo ku murongo wa 21, umurongo wa 22, baravuga ngo ntitwahanuraga, prophesying mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Now nimufashe duse nk'ababijyamo. Muribuka babana ngo b'umugabo witwaga Sekewa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bihandagaje baransetsa cyane iyo basomye, buri gihe mpita nturika nkaseka kuko ubwonko bwanjye bukora muri image bifasha kureba ukuntu bari bameze. Ngo barahaguruka batangiye kwirukana abadayimoni ngo mu izina rya Yesu Kristo umwe Pawulo avuga. Abadayimoni ngo barababwiye ngo Pawulo turamuzi na Yesu muramuzi, mwe muri bande? Ngo bari bapiga, barabakubise no kumuzuko w'abapfuye menya bazaba babyimbiwe. Mu yandi magambo, bariya bavugaga Kristo batamuzi, niyo mpamvu abadayimoni batigeze babemera. Yego, niba barakubiswe n'abadayimoni kubera ko bavuga Kristo batamuzi, now tureba abangaba, aba barirukana abadayimoni mu izina rya Kristo kandi babavuyemo abadayimoni, ariko Bibiliya iravuze ngo nabazabajugunye. Ikindi, kwirukana abadayimoni tubyibukiranye ibi bijyanye no kwirukana abadayimoni. Exorcism yaje rwose mu isezerano rishya, ni impano nshyashya itorero ry'isezerano rishya ryahawe. Kera barahanuraga, kera ibitangaza byarabaga, ariko kwirukana abadayimoni, buriya butware bwo kwirukana abadayimoni ni ubutware bahawe na Kristo. Kristo ubwe yahaye abantu bamwizeye nk'umwami n'umukiza kandi bakakira umwuka wera. Abo ngabo nibo yahawe ubwo bubasha bwo kwirukana abadayimoni. In other words, aba bantu si abantu boroheje, abantu ni abakozi b'Imana bakomeye. Abangaba muri iyi minsi, bari muri iyi minsi bakwitwa ba bishop, bakitwa ba apotre, bakwitwa aba archbishop, bakwitwa aba evangelist, aba international evangelist, bajya ku byapa bitandukanye. Abantu birukana abadayimoni mu izina rya Kristo, bagakora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma nanone bagahanura mu izina rya Yesu. Nta naho Bibiliya tubwiye ngo bari abahanuzi b'ibinyoma. In other words, bumvaga icyo Imana ivuga koko, bakumva ijwi ry'Imana. Abo bantu ni abantu babatijwe mu mwuka,
ni abantu bizeye Kristo, ni abantu bamwemeye nk'umwami n'umukiza. Aba bantu si abanyabyaha, aba bantu ntabwo bavuye hirya, aba bantu ni abantu b'Imana, aba bantu ni abantu bizeye Kristo. Ariko ukareba igihari, Bibiliya hejuru urebye ubona ibijyanye n'irembo rifunganye n'irembo ryagutse. Irifunganye ngo niryo abantu ntibahitamo kurijyamo, ahubwo bajya mu ryagutse. Hariho abantu mu izina ryo kwamamara, mu izina ryo kunezeza imibiri yabo, bahitamo no kugendera mu nzira z'icyaha, kandi barahanuraga mu izina rya Kristo bakoreshwa ibitangaza. Abavuga Imana bose siko bazajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ibi bintu turaganira icyampa bikaduta gutinya Imana. Mu myuka 7 y'Imana Bibiliya ivuga muri Yesaya 11:2, dukunda kuvuga umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhishurirwa, imyuka itandukanye. Ariko hari n'undi mwuka Bibiliya ivuga mu myuka 7 y'umwuka w'Imana, ari wo mwuka wo gutinya Imana. Muri iyi minsi twabuze gutinya Imana. Mwumve, remarke ko n'abera bamwe bakora ibyaha bagendera mu nzira zo gukiranirwa, abo nabo ntabwo bazajya mu gihugu cyo mu ijuru. Abo nabo Imana izababwira ngo mumve mu maso. Bibiliya iravuga ngo nzabebururira sinigeze kubamenya, ni mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Now imagine, nagumye kubitekerezaho, tekereza imvune twagize mu murimo w'Imana. Tekereza ahantu hose wagiye kubwiriza ubutumwa mu byaro, waraye ku isima cyangwa ku musambi. Tekereza wishwe n'imbeho, wishwe n'inzara kubw'ubutumwa bwiza, wanze gutukisha izina ry'Imana, wemera kutamanipura abantu, ariko kubera bya byaha by'inyongobezabugingo twagendeyemo, igitondo kimwe Imana ikakubwira ngo ntiwigeze kuyimenya. N'imvune zose wagize, wakabaye wenda waragiye kwinezeza no kunezeza umubiri wawe no gukora ibishoboka byose nk'uko abanyabyaha bikora, wajya igehinomu ukavuga ngo nahameritaga. Ariko Bibiliya iravuga ngo aba nabo, nimwumve, aba nabo, abangabo ubwabo, aba nabo bazajya mu gihugu nako mu nyanja yaka umuriro, bazajya gehinomu, nabo ubwabo bazajya gehinomu. Amen. Icya kabiri nifuza kuganiraho ni iki: niba Imana itarababariye abamarayika ndetse na Satani ubwe, niba Imana itarababariye ab'igihe cya Nowa, niba Imana itarababariye ab'igihe cya Sodoma, b'igihe cya Sodoma na Gomora, natwe reka mbabwize ukuri, tugomba kwizera, tugomba kugira ibyiringiro. Niba turi abakristo, tugomba kwizera yuko natwe ku munsi w'amateka itazatubabarira. Kubera iki? Kubera ko twahawe ibihe binini bihagije byo kwihana, byo kugendera mu nzira zo gukiranuka no kwiyeza. Ahubwo icyo twabikoresheje nicyo cyari ikibazo gikomeye. Kadusome muri Petero wa 2 igice cya 2 umurongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo kuko ubw'Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ngo ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi n'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodoma n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwe yabaga muri bo yibabarizaga umutima w'ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga kumva. Ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha, ibibagerageza
no kurinda abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. Amen. Bibiliya itweretse abandi benshi Imana ni Imana ica imanza zitabera. Yego nibyo, ni Imana ica imanza zitabera mu buryo kubw'icyaha cy'abantu, aho kugira ngo ibababarire ngo ivuge ngo ndababariye ubu nyine, yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo ahinduke impongano, yishyure icyaha twakoze twe tutigeze. Ntabwo Kristo ntiyari yarakoze icyo cyaha, ariko yishyuye icyaha twebwe twakoze. Kristo yishyuye icyaha twe twakoze, twebwe twagendeyemo, yishyura icyo cyaha. Noneho kubera ko ari Imana ica imanza zitabera, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko ari Imana idaca imanza zitabera, ntabwo ari Imana. Kuko iyo ibica imanza zibera, dore uko yari buzabigenza. Yari buzababarire iyo ibica imanza zibera, yavuga ngo mwebwe kubera ko mbakunda, abamarayika nkaba ntabakunda, mwebwe nzababarira. Ariko kuko yaciriye urubanza Satani, kuko yaciriye urubanza abamarayika, kuko yarimbuye ab'i Sodoma na Gomora, abo mu gihe cya Loti n'abo mu gihe cya Nowa, abo bose kuko yabaciriyeho urubanza, ndagira ngo mbabwize ukuri, natwe niko bizagenda mu minsi ya nyuma cyangwa ku munsi w'urubanza. Wikwibwira ngo miliyari z'abantu ntabwo Imana yabarimbura. Ntabwo Imana ireba majorite, ntabwo Imana ireba majorite. None se ni mu bitekerezo mu gihe cya Nowa, mbese ntiyarokoye Nowa n'umuryango we gusa, abandi bose bakarumbuka bagashiraho? Nanjye ndababwira ngo tudahindukiriye umutima wacu ngo wongere urebe Imana, twihane tubabarirwe ibyaha, natwe mu minsi nako ku munsi w'amateka, ku munsi w'urubanza, natwe tuzarimbuka. Ndagira ngo umwuka wawe wakire abo ngabo, kuko abazajya Gehinomu icya kane ari abanyabyaha. Nanone kandi Bibiliya yatweretse Satani, Antikristo n'umuhanyuzi w'ibinyoma. Abo nabo ko bazajya aho nyine abanyabyaha bose bajya. Sekinyoma, sebyaha ari we Satani na Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, Bibiliya imbwira ngo nabo bazaboha. Dore uko bizagenda, Bibiliya itweretse etape ya mbere. Icya mbere ngo bazafatwa baboherwe ikuzimu, ariyo Hades. Hari ibintu bibiri nshaka mwumva. Hari ikuzimu Hades, hari n'ikuzimu Gehinomu. Ikuzimu Hades cyangwa Sheol. Hades ni mu Kigiriki, Sheol ni mu Giheburayo. Aho ngaho niho n'ubundi abapfuye bose bajya, Hades, aho abapfuye bose bajya. Mu yandi magambo ni naho Kristo yagiye ubwo yapfaga. Ariko Kristo ntabwo yagiye Hades gusa, yagiye na Gehinomu. Kuko sinabonye umwanya wo kugira ngo tuganire iryo jambo. Ubwo yapfaga ku musaraba, kubw'ibyaha byose byari bimuriho n'urubanza rw'abantu, yagiye mu cyimbo cyacu agera Gehinomu, aragenda bya hahandi mu nyanja y'umuriro n'amazuku, arapfa, apfa muri urwo rupfu rwa kabiri. Arangije kugira ngo uzamwizera, kuko yazutse, nawe azazukane nawe, abane nawe, ahabwe ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe. Icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki. Bazafungwa ikuzimu, nibamara gufungirwa ikuzimu kumara imyaka 1000, ngo marayika ngo arangije ngo hashire ibimenyetso bihafunga kugira ngo atahava. Nyuma y'imyaka 1000 abarekure kuri rebellion ya nyuma. Muri iyo myaka 1000, mu gihe bazaba bafungiwe ikuzimu n'abanyabyaha bandi, reka nibwire ngo bariho baratotezwa, Satani ariho araseka babandi babwirizaga ubutumwa ariko bakajya no mu makosa atandukanye. Ndiyo ndabyibaza ukuntu bizaba bimeze mu gahinda kenshi. Nyuma y'imyaka 1000 bafunze, muri icyo gihe abakiranutsi bo iyo myaka 1000 bazaba ariho barahimbaza, bari muri pati, baryohewe, bari mu ijuru,
bariho baranezerwa, bari muri paradizo, bari mu kuririmba, bari mu guhana ubuhamya na ba Petero na ba Paulo, bakajya babaza bati Flori, mbese wabigenje gute gucika cya gihe cy'ubugoryi cyo mu myaka y'ibihumbi 2020? Ndangiza mbabwira ukuntu byagenze, ukuntu byari bigoye, nanjye mite mbabaza ahubwo gihe mbona bitari bigoye, mwebwe ukuntu mwatotezwaga, mwebwe ukuntu mwicwaga imibiri yanyu igapfa, mutubwire ukuntu byagenze. Ese Yohana wahishuriwe Kristo mu kirwa Patimo byari bigenze gute? Wari wiyirije, turiho turaganira duhanye ubuhamya turyohewe. Iyo myaka igihumbi, muri iyo myaka igihumbi abandi bazaba bari mu mubabaro. Hanyuma ngo habeho gukinguka kw'ikuzimu. Ikuzimu nihakinguka, abo ngabo bose basohoke. Satani ngo ndetse n'abambari be bose bahagurukire gushaka kurwanya Satani, bahagurukire kurwanya nako Imana, mumbabarire, bahagurukire kurwanya Imana. Nibwo Imana none izahagurukana n'abamarayika bose, niko kubanesha burundu, ndetse bizatujyana ku rubanza rwa nyuma. Amen. Nanjye ndagira ngo mbabwire ikintu kiryoshye kinejeje ubuzima bwanjye nsoza, nuko haleluya, ntabwo wowe Imana yakugeneye kuba muri Gehinomu. Ntabwo Imana yakugeneye kuba mu muriro uzatwika ubugingo n'umubiri ukajya uhora ugukongora iteka. Nta mwana w'umuntu waremewe ibyo, nta mwana w'umuntu waremewe gukongoka. There is no human being. Byose ni amahitamo yawe. Nta mwana, ikuzimu iyo ubirebye nk'uko twahasomye dutangira mu Byahishuwe 20, ikuzimu hari haragenewe Satani, umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo. Kuzajyayo ni ubushake bwawe. Iyaba wahitagamo uyu munsi kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ikindi cya kabiri, wowe nawe uri mu nzira mbi, iyaba uyu munsi wahindukira ukavuga ngo Kristo we, ndaguhindukiriye mwami, ubuzima sigaje bwo ku isi, iminsi sigaje si yo kuvangirwa no kugendera mu rupfu, si yo kugendera mu nzira zipfuye, ahubwo niyo gukiranuka no kugendera mu nzira zo gukiranuka. Ikindi cya nyuma ngiye kubabwira ndangiza, numva bitanezeza, numva kaba ari agahinda kababaje, ngiye mu gihugu cyo mu ijuru, abavandimwe banjye, ababyeyi banjye, inshuti zanjye zikajya ikuzimu. Niyo mpamvu iki ari igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza, iki ari igihe cyo guhamenya ubutumwa bwiza, iki ni igihe cyo kuvuga Kristo wabambwe, ukamubwira umuntu akamwemera cyangwa akamuhakana. Iki ni igihe cyo wiyiririza abavandimwe bawe bari mu nzira zipfuye, bari mu nzira ziteye isoni, abo ushoboye wagezeho ukabahamiriza, ukabaganiriza. Igira inshuti y'abanyabyaha, ubabwiriza ubutumwa bwiza. Gira utumira mu rusengero, gira utumira n'iri jambo ry'Imana rimugereho, kugira ngo Yesu naza ntituzakorwe n'isoni. Ntawe ntuzicare ngo uvuge ngo mbese bagiye ikuzimu. Nyamutunzi ngo wari waratunze, yarahawe ubushobozi bwinshi, tubona muri Matayo ndumva 16 ngo yabayeho ubuzima bwiza luxueux. Mu bitekereze ari mu mudugudu mwiza, atuye ahantu heza, agendera mu imodoka ihenze, yarangiza igitondo kimwe kubera inzira yagendeyemo akiri mu isi akajya ikuzimu. Hanyuma Bibiliya ikerekana Lazaro w'umukene ngo we ngo wanakomerekaga akabura n'ukuntu yivuza. Bibiliya ivuga ngo imbwa zarazaga zikarigata amashyira ava mu bisebe bye. Mu birebe imbwa zirigata amashyira ava mu bisebe bye, ni nko kuvuga ngo imbwa zabonaga ari mugenzi wazo. Kubera iki? Bararanaga ku muhanda, bararanaga muri kanivu. Bibiliya imbwira amakuru ngo arangije we kuko yarinze ubugingo bwe, ajya mu gihugu cyo mu ijuru, ajya mu gituza cya Aburahamu. Ariko ngo unyamutunzi arangije wagikuzimu. Mbega umubabaro! Ngo arangije ngo avuze induru, ngo aratakamba avuze induru, aravuga ngo Aburahamu we tabara, ubu ngikubwira ndakwinginze kubw'imbabazi zawe, ohereza Lazaro afate umushonge, afate akagutereta, afate akantu gato k'amazi akajugunye ku munwa wanjye, kuko inyota iranyishe ndashya ndahwereye.
undi aravuga ngo no, hagati yacu namwe hari inzira nini, hari umworera munini udashobora gutuma mpagera. Ati basi reka ngusabe icyifuzo cya nyuma. Uwo mwanya Nyamutunzi yahise aba umuvugabutumwa, umukozi w'Imana International, yahise ahinduka bonke, aravuga ngo ohereza ndakwinginze. Yahise aba yagira ibitekerezo missionnaire, ohereza ndakwinginze Lazaro ajye mu mudugudu w'iwacu ababwiriza ubutumwa bwiza. I think uko niko ntekereza. Iyo ijuru rimubwira ngo afate ku mafaranga yawe yose ari kuri konte ayakoresha ibiterane by'ivugabutumwa, noneho abantu b'iwanyu bose bakizwe, Nyamutunzi yari uvuga ati nibyo, ati kuko aho ndi ni habi, bene wacu batazazamo. Uwo mwanya niko yahise avuga ati tabara. Iyo imubwira ati afate n'ibindi byose n'amasambu yawe agurisha, yari bubyemere. Ariko byari byarangiye, aravuga ati yewe n'abavugabutumwa n'abahanuzi baho niba batabumvira, na Lazaro nazuka ntibazamwumvira. Now I'm telling you, ntabwo ari ijwi rya nyuma rikubwiye yuko ikuzimu hariho, ntabwo ari ijwi ryanyu, hari abandi bahanuzi babikubwiye. Ndagira ngo nkubwire uyu mwanya, hagurutse umutima wawe, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Reka ubugingo bwawe ubwakire, akira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, utangire utunganye inzira zawe, uve mu byangwa n'amaso y'Uwiteka, kuko Yesu azavuba. Imana ibahe umugisha. Munyemerere uyu mwanya dusangire dusengane jyewe nawe. Niba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, subiramo aya magambo uti: Mwami Yesu, ndagushimiye yuko wampfiriye ku musaraba kugira ngo ibyaha byanjye bibabarirwe. Uyu munsi ngusabye imbabazi ngo weze ubugingo bwanjye. Reka ngutize amagambo shuti uyu mwanya usaba imbabazi, vuga uti: Mwami Yesu, mbabarira, ibyaha byanjye byezwe mu maraso yawe. Uyu munsi umutima wanjye urakwizeye, akanwa kanjye karatura yuko wazutse mu bapfuye. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo wa munsi uzanjyane mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Umpa imbaraga zo kuva mu byaha, umpa imbaraga zo gusenga, umpa imbaraga zo kuganira ijambo ryawe, umpa imbaraga zo kuva mu bindangaza, umpa umucyo, umpa umutima ukangutse kugira ngo nzabane nawe iteka akaramata mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Ubu turavugana, niryo Bibiliya iravuga ngo umutima urizera, akanwa kakatura yuko wazutse mu bapfuye ukabura kijijwe. Mu izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uyu mwanya icyampa ugatangira urugendo noneho rwo kugendera mu nzira zo gukiranuka, n'abari baracitse intege bakongera gufata bya bihe byo gusenga. Imana ibahe umugisha. Icyampa aya magambo akaba yagukomeje kugira ngo bene wanyu abari iruhande rwawe ubabwirize ubutumwa butuma bagira ubusabane n'Imana ndetse n'abantu. God bless you.